Turi i Kigali tariki 14 Gicurasi mu mwaka wa 2024. Brigadier General Donald Rwivanga akaba umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yafashwe ifoto yambaye VR headset. Abantu batandukanye batangiye kwibaza ibyari byo. Hari n'urubyiruko rwatangiye gutekereza ko ari gukina video game cyangwa ari kureba film, gusa ibyo no kwibeshya cyane. Iyi foto yafatiwe mu nama yabereye i Kigali y'abahagarariye inzego z'ingabo n'umutekano muri Afrika, aho bari bateranye mu rwego rwo kumenyekanisha ubumenyi bugezweho bukoreshwa mu ntambara no kuba byahuzwa n'ibisabwa n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. Icyo mubona Fande Rwivanga yambaye ku mutwe ni VR headset ya Samsung HMDODC XE800 ZAA-HC1. Icyo mubona kigatiye mu ntoki anyerezaho urutoki ni VR controller ya HMDODC. Nubwo bigaragarira amaso ahagaze hagati y'abera, ariko mu by'ukuri amaso ye n'intekerezo ze siho biri. Biriya bidarubindi binini yambaye byamwinjije mu isi nshya y'ibintu bidafatika, aho ibyo wifuza byose bikore ko kubyifuza. Ibi Andy Higgs akaba umwe mu bashinze ikigo cyitwa Vert gitorezwamo igisirikare cy'Abongereza bifashisha VR, arabisobanura neza. The Vert system uses wireless tracking technology that's completely free roam. So we can set this up in any environment. Uburyo bwa VR bukoresha ikoranabuhanga ryo kugenzura ibintu mu buryo budafatika, aho ugenda uko ushaka. Ibi twabyubaka ahantu hariho hose, agace kose twagahinduramo agace k'imyitozo ya gisirikare, yoroshya imiterere ijyanye n'aho kwitoreza hose. Twe n'ikoranabuhanga rya VR tuba dushaka ko abasirikare batuzwa nk'aho bari kurwana. Nta kintu kigoranye mu kuyikoresha, nta n'igikenerwa mu kuyiyobora. Dukoresha intwaro zimeze nk'izanyazo zifasha mu bikorwa uzifite arimo. Intwaro zose waba uzi dushobora kuzubaka mu buryo budafatika mu ikoranabuhanga rya VR. Ibyo twabonaga muri filime z'amakabya nkuru nk'aho ari ubufindo budashoboka mu isi y'ukuri, bisigaye ari impamo mu isi ya none. U Rwanda ni rumwe mu bihugu bya mbere muri Afrika bitajya bisigwa inyuma n'ikoranabuhanga ryose ryarufasha mu mutekano ndetse no mu iterambere ry'abarutuye. Ingabo z'u Rwanda RDF nazo zamaze kwinjira mu isi y'igisirikare cyubakiye ku ikoranabuhanga rya VR. Ikoranabuhanga ryemerera u Rwanda kuba rwakishora mu ntambara na Amerika n'Uburusiya mu isi y'imbaraga z'agatuza k'ibiturika bidafatika, virtual world. Isi yubakwa na mudasobwa, ikabamo imodoka z'intambara, indege, amato y'intambara n'ibiturika byose nyenerwa mu gisirikare. Wakibaza uti VR ni iki? Ikoreshwa ute? Ni he VR ihurira n'igisirikare? Kuki ari ibintu bikomeye kandi tugomba kwishimira cyane kuba RDF yarinjiye mu isi yo gukoresha VR mu bikorwa bya gisirikare. Kuki ikoranabuhanga rya VR ari igitangaza gitangaza n'abahanga. Ibi byose ngiye kubigusasanurira akantu ku kandi ku buryo biragucengeramo neza 100%. Murakaza neza mu isi y'ingabo z'u Rwanda zemerewe gukorera ikosi mu bigo bya gisirikare biri muri Amerika, zikarikorana n'ingabo z'Abanyamerika zitavuye mu Rwanda. Isi y'urufaya rw'amasasu n'ibiturika byica abayirimo, ariko bakabaho mu isi y'abazima. Isi yaho ibifatika byahinduye ibidafatika. Ni Jackson Dushimimana Umva nk'ibisanzwe, ni umugaragu w'ibyegeranyo mugezweho. Murakaza neza mu isi yo gucukumbura, murakaza neza mu isi yigaruriwe na VR, murakaza neza mu muryango mugari wa Red Blue Jade. Ikaze. Wihangayikishwa no gushaka amafaranga n'imibereho y'ejo hazaza hawe, ngo urenzeho no guhangayikishwa no gushaka ubuvuzi bwizewe kandi bugezweho mu gihe ari ikibazo cy'ubuzima waba wahuye nacyo. Reka nkurangira ubuvuzi bukoresha imiti y'ibimera kandi itunganyije neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Ni kwa Ibyiringiro Janvier bakunze kwita Rutikanga. Ni ivuriro rifite icyicaro i Remera mu Giporoso. Iri vuriro rivura ibibazo byose bijyanye n'imyanya y'ibanga y'abagabo n'abagore. Hari ukwikinisha n'ingaruka zabyo, kugorwa no kubaka urugo mu bikorwa by'abashakanye, kugabanuka kw'imisemburo mu mubiri, kwibagirwa bya hato na hato, guhorana umunaniro udashira n'ibindi. Kubazengerejwe n'indwara y'igifu, umwijima na prostate n'abarangirira ivuriro kuko ririzewe. Ikiza kiri vuriro nuko benshi mu bahivurije bitangira ubuhamya bw'uko bakize kandi neza. Igihe cyose wifuza kugezwaho imiti y'iri vuriro yagusanga aho herereye hose ku isi kuko rikorana na DHL. Wabandikira kuri WhatsApp 0788 34 80 11 cyangwa ukabahamagara kuri 0788 34 80 11. Red Blue JD. Mu isi y'ikoranabuhanga n'umutekano, igisirikare nicyo kiza ku mwanya wa mbere.
igisirikare nicyo cyabanje gukoresha AI, artificial intelligence, dusigaye tubona isa nk'iyasabagiye mu isi ya none. Nubwo uyu munsi hagezweho AI, ariko hari n'ibikoresho bisigaye byifashishwa nayo birimo koroshya imikorere n'imibereho ya muntu. Kimwe mu bikoresho biri kuzamura intambara yo kwigarura ikoreshwa ryabyo mu bigo kabuhariwe mu ikoranabuhanga harimo igikoresho cyitwa VR headset. Iki ni igikoresho ufunga ku maso yawe ndetse kikaba gikoranye n'utwumvirizo ku buryo ibyo ureba biba bimeze nk'ibiri kuba uwo mwanya. Uko ubona mu buzima busanzwe niko ubona muri VR. Ugenekereje ijambo VR, virtual reality, mu kinyarwanda bisobanuye ukuri kudafatika. Aha waba ushaka kumvikanisha ko ari ibintu bisa nk'ibifatika mu buzima busanzwe biri kuba ariko bikaba atari ibyanyabyo. Urugero, iyo wambaye VR headset bashobora kukwirukankana ukajya ubona ari ibyanyabyo, bashobora kukurasa ukagira ngo barakurashe ibyanyabyo. Muri VR ibintu byose biteye ubwoba cyangwa bishimishije bitwara ibyiyumvo by'umubiri n'ubwonko nkaho biri kuba. Ku mbuga nkoranyambaga mwakunze kujya mubona abantu bambitswe ibidarubindi binini bya VR headset bakahita bagira ubwoba bakirukanka bakikubita ku bibakikije. Okay. What? Down. VR ni ikoranabuhanga rihuriza hamwe isi y'ibifatika mu buryo budafatika. Iri ni ikoranabuhanga riremanye icyo bita 3 dimension. Ubu ni uburyo mu buzima busanzwe turebamo ikintu mu nguni zose zikigize, tukaba twakora muri buri gace turi kubonesha amaso, tukaba twazunguruka icyo dushaka mu bice bikigize. Rero ni ikoranabuhanga rya mudasobwa ryubaka isi y'ibidukikije bibaho n'ibitabaho mu buryo bwa 3 dimension, icyo mwita 3D. Ikoranabuhanga rya VR ryifashisha ibintu bine by'ingenzi kugira ngo ribeho. Icya mbere ni VR headset. Ibi ni ibidarubindi binini bipfuka amaso, bifungwa ku mutwe ku buryo biba bikoranye ikoranabuhanga ryo kumva uko umutwe wawe winyeganyeza bikajyana nawo mu mashusho urimo kureba. Uburyo urebamo amashusho muri ibi bidarubindi bwitwa stereoscopic view, aho ureba ishusho nk'ibintu bya nyabyo. Niba ubonye umuntu ukaba wamuzenguruka ukareba inyuma ye, imbere ye cyangwa hejuru ku mutwe. Igikoresho cya kabiri ni motion tracking devices. Ibi ni ibikoresho bijyana na movement y'umubiri w'umuntu, bijyana nuko buri gice cy'umubiri w'umuntu kinyeganyeza. Urugero, harimo igikoresho cyitwa VR controller ufata mu ntoki ku buryo kijyana n'ibimenyetso byayo mu maboko, bikajyana neza n'isi bidafatika amaso yawe aba yagiyemo. Iyo uteye igipfunsi mu isi yo hanze no mu isi idafatika wagezemo naho utera igipfunsi. Muri motion tracking devices harimo na gloves zubakanye ikoranabuhanga rijyana n'aho ikiganza kigiye. Harimo n'ibyo wambara umubiri wose ku buryo bijyana na buri gace k'umubiri kuva munsi y'ikirenge kugera ku mutwe. Igikoresho cya gatatu ni audio devices. Ibi ni ibikoresho by'amajwi byifashishwa na VR. Utu ni utwumvirizo tuba turi kuri VR headset, tukaba dukurura amajwi mu buryo bwa 3 dimension 3D. Mu buzima busanzwe twumva amajwi mu buryo bw'umuzenguruko. Rero écouteurs cyangwa utwumvirizo dutuma wumva amajwi nk'uko wumva amajwi uri kuvugana n'umuntu imbona nkubone. Igikoresho cya kane ari nacyo cya nyuma ni icyitwa haptic feedback. Iki ni igikoresho giha umuntu ibyiyumvo by'ibiri kuba nk'ahari ibyanyabyo. Wakora ku kintu uri kubona muri ibyo bidarubindi ukumva ugikozeho koko kandi kidahari, cyagukoraho nawe ukumva kigukozeho, ku buryo imvura igwa ukumva nawe uri kukunyagira kandi hanze ntayihari, bagukubita ukumva urakubiswe. Ku basirikare utu twuma dutuma iyo barashwe muri VR bagira uburibwe nk'aho bibaye. Mu ngeri zose z'ubuzima iri koranabuhanga rya VR riri kuhakoreshwa. Uzarisanga mu bikorwa by'ubuvuzi, mu mashuri, mu mikino yo kuri mudasobwa, video game, mu bikorwa by'ubwubatsi bw'imbata z'amazu, architecture, no mu bucuruzi bw'imitungo itimukanwa real estate, mu bikorwa by'imyidagaduro n'itangazamakuru, ndetse no mu bikorwa bya gisirikare n'ibibishamikiyeho. Reka twibande ku bikorwa bya gisirikare byifashisha VR nk'uko twabonye umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Afande Donald Rwivanga yambaye VR headset. Biduha umukoro wo gucukumbura akantu ku kandi kuri uyu mushinga ingabo z'u Rwanda zisanzemo Amerika n'Abongereza nk'ibihugu biri ku ruhembe rw'isi ya VR. The Avert system is a highly adaptive, free-roam, fully immersive VR system designed to deliver training outcomes specifically in high-risk scenarios. Imikorere ya VR biroroshye kuyimenya, aho ugenda uko ushaka ukaba urimo wese. Ikoranabuhanga rya VR ryubakiwe gufasha mu myitozo cyane cyane
imwe igoranye cyane. Urugero ni nk'imyitozo abashinzwe umutekano ndetse n'abasirikare bakorera mu bigo byabo. Igisirikare cy'umwuga kandi kigezweho muri iki kinyejana cyamaze kwigarurirwa n'ikoranabuhanga. Cyatangiye kwifashisha VR mu myitozo na operasiyo za gisirikare zidasanzwe. Imyitozo n'ibikorwa bya gisirikare byifashisha VR bisigaye byaranahawe n'izina ryihariye rya AVERT, a virtual reality training, ahiyongeraho VR military training system. None se VR military training ni iki mu by'ukuri? Iyi ni imyitozo ya gisirikare ikubiyemo gukoresha ikoranabuhanga rya VR ryo kubaka ibintu bisa nk'ibifatika mu buryo budafatika kugira ngo byifashishwe mu myitozo ya gisirikare. Abasirikare bambara VR headset kugira ngo binjizwe mu buzima busanzwe nk'aho bari mu gace bakoreramo imyitozo. Ibi bemera gukorera imyitozo y'intambara ahantu hose bashatse, uko bashatse, yaba nijoro cyangwa ku manywa. Izi VR headset ibyo abasirikare bareberamo bari mu myitozo biba byubatswe n'ikoranabuhanga rya za mudasobwa mu buryo budafatika. Abantu, inzu, imodoka, indege, imijyi, amazi, ikirere ndetse n'ibindi bikorwa remezo bindi bakifuza. Mu myitozo ya gisirikare ya VR usangamo imyitozo na operasiyo z'ibikorwa by'imodoka z'intambara, imyitozo iganisha muri operasiyo zose zo mu kirere harimo indege cyangwa zitarimo, ibikorwa byose bya operasiyo z'ubuvuzi ku rugamba, kongeraho ubuhanga bukomeye bwose bufasha igisirikare ahantu hose. VR zifasha abasirikare mu mahugurwa y'ibikorwa bisaba gufata ibyemezo mu buryo bwihuse kandi budahubukiwe, situation awareness, kwiga no kumenya neza akantu ku kandi mu biri kuba ku rugamba, no kwiga muri rusange ibikorwa byose bya gisirikare mu buryo bugenzurwa kandi butekanye, safe virtual setting. Imyitozo ya gisirikare ya VR ikoranwa ubunyamwuga bwo ku rwego rwo hejuru kandi ku giciro gihendutse. Imyitozo n'ibikoresho biba bigoranye kubikoresha mu myitozo gakondo yo gutegura abasirikare. VR ifasha abasirikare kubikoresha ku buryo bunoze kandi mu bihe bitandukanye. Abo bava mu myitozo bazi gukoresha ibikoresho byose bya gisirikare neza kandi banatojwe byimbitse guhangana n'umwanzi ku mirongo y'urugamba uko yaba imeze kose. Mu bikorwa byose bijyanye n'imyitozo ya gisirikare haba harubatswemo imbunda zifashishwa mu ikoranabuhanga rya VR mu gihe cy'imyitozo. Hubakwa indege z'intambara za VR, imodoka z'intambara zirimo n'ibifaru burende, amato y'intambara, ibikoresho by'ubuvuzi byifashishwa mu bihe bidasanzwe ku rugamba. Ibintu byose utekereza abasirikare bifashisha byubakwa mu ikoranabuhanga rya VR, ubundi bakajya babikoresha mu myitozo nk'aho ari ibintu bifatika cyangwa ari ibya nyabyo. Mu myitozo ya gisirikare yifashisha VR haniyongeraho kuba ku buryo bwo gusana ibikoresho byose bya gisirikare byifashishwa ku rugamba igihe byangiritse, vehicle operation maintenance. Zimwe mu nyungu 8 zikomeye igisirikare cyifashisha VR mu myitozo kibona kurusha abakomeza kuba mu ikosi gakondo harimo ko yongera gusobanukirwa ku basirikari. The weapon I found was very realistic. It gave me realistic feedback when I was operating it. Intwaro mbonamo ziba zimeze nk'izanyazo ku buryo bw'ibyiyumvo bya nyabyo ndi kuzikoresha. Abasirikare bakoreye imyitozo kuri VR basobanukirwa neza akantu ku kandi ku byo barimo mu buryo bworoshye. Igihe umusirikare ari gutorezwa mu gace k'urugamba rudafatika byongerera amaso y'ubushobozi bwo kwitegereza neza, amatwi ye yumva cyane n'ibyiyumva byo guhumurirwa bikiyongera. Umusirikare abona neza ko gupfa bishoboka mu isi bidafatika nuko yabyirinda. Ibi bituma bamera neza nk'abitegura urugamba nyarwo mu isi bifatika aho umuntu apfa bya nyabyo. Inyungu ya kabiri igabanya igiciro gishorwa mu myitozo ya gisirikare. VR igabanyiriza cyane igisirikare amafaranga gitakaza mu myitozo, harimo amafaranga atakazwa ku bikoresho byangirika bya nyabyo mu myitozo, ingendo zitandukanye zo kujyana abasirikare mu duce dutandukanye tw'isi mu myitozo zivaho. Ibi byose VR bitanga ku giciro gisa nk'ubuntu, abasirikare bagatozwa neza. Ikindi byaga abasirikare bahura nabyo ku rugamba rw'imyitozo ntabyo baba bagihuye nabyo. VR iba yabinjije mu isi yaho utavunika cyangwa ngo upfe bya nyabyo. Amafaranga atakazwa mu buvuzi nyuma y'ikosi aba ari nk'ubusa. Yongera umuhate ku basirikare. VR zongera umuhate n'ubushake ku basirikare bigatuma ibyo batozwa babifata vuba kandi mu buryo bwihuse. Biga byose nta bwoba cyangwa ingingimira. This type of technology is the way that our future soldiers will enjoy to learn and will learn. Ubwoko bw'ikoranabuhanga ni inzira y'aho abasirikare bacu bahazaza bazaryoherwa no kwiga kandi baziga aho ikoranabuhanga rizabazamurira ubunararibonye ku rugamba. Zigabanya ibyago. VR
zifasha abasirikare gukora imyitozo ikomeye cyane mu buryo butarimo ibyago byo kuyangirikiramo. Zihutisha imyitozo. VR zifasha abasirikare gukora imyitozo myinshi cyane mu gihe gito cyane ugereranyije n'uko ikorwa mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe usanga abasirikare bari ku ikosi ari imyitozo runaka ishobora kubatwara ukwezi cyangwa icyumweru, mu gihe VR imyitozo nk'iyo ikorwa mu masaha cyangwa mu minsi mike cyane. So for us in the Army Reserve, getting good quality tactical training is tough. We've only got Wednesday nights, we get 2 hours on a Wednesday, we get 1 weekend a month. Kuri twe abasirikare b'inkeragutabara biragoranye cyane kubona imyitozo myiza cyane yigisha guhangana ku rugamba. Biragoranye cyane. Tuba dufite gusa umunsi umwe ku wa gatatu nijoro, aho tuba dufite amasaha 2 gusa yo kwitoza. Gusa dukora imyitozo twagakoze mu kwezi kose. VR zifasha abasirikare mu mahugurwa yihariye. VR zifasha abasirikare guhabwa imyitozo yihariye kuri buri umwe bitewe n'ubushobozi bwihariye yagaragaje mu cyiciro runaka. Ibi byorohereza abasirikare gushyira imbaraga mu gice cy'imyitozo bagaragajemo intege nkeya. VR zifasha abasirikare kugera kuri byinshi. VR mu myitozo ya gisirikare zituma imyitozo yoroha kuko yakorwa n'abasirikare benshi bayikorera ahantu hato ndetse bakaba banayikorera aho bari hose. Ibi bitandukanye kure cyane nuko bikorwa mu myitozo gakondo ya gisirikare. Ikorerwa ahantu hanini kandi igakorwa n'abahageze gusa. Muri VR aho uri hose uri umusirikare wahakorera imyitozo. We wanted to ensure that we had something kind of portable, affordable, easy to use and crucially realistic and engaging. Twashakaga kuba tuzi neza ko dufite ikintu ngeranwa kandi gihendutse byoroshye kugikoresha ku buryo biba bimeze nk'ibyanyabyo kandi byishimiwe. Bikazaba amahitamo y'ahazaza kugira tube tuzi neza ko bakora imyitozo ikenewe mu gihe bazaba bahawe. VR zifasha abasirikare gusobanukirwa neza ibihe barimo. It's so engaging. It's great. You're able to put the headset on and get yourself inside of a war zone. I mean, it's fantastic. Birashishikaje cyane, ni byiza. Wambara headset ukaba wicaye mu gace k'intambara. Ndavuga ko bishimishije cyane. Gukorera hamwe no guhana amakuru birihuta cyane ku ruhande rw'imyitozo. VR zifasha abasirikare mu myitozo kumva no gusobanukirwa neza akantu ku kandi mu bikorwa by'urugamba. Urugero, muri VR hakorwamo imyitozo y'intambara igaragaramo ibiturika n'irasa ryica abantu ku buryo nawe wicwa ukavamo ariko ugakomeza kubaho mu isi isanzwe. Iyi myitozo ituma umusirikare amera nk'uwarwanya amagana y'intambara za nyazo neza neza. Isi tugezemo, operasiyo za gisirikare zisigaye zikorwa abaziyoboye bazitegereza nk'abazirimo bya nyabyo kandi bibereye muri za office bakoreramo. Iyi gitero cyo kwivugana Osama bin Laden mu 2011 gikorwa ikoranabuhanga rya VR rigezeho rigeze kuri ubu, Perezida Obama yari kugikurikirana nk'uhibereye neza neza. Mureke dusoreze ku bwoko bwa VR zisigaye ziri gucuruzwa ku isoko ryo hanze twese duhuriramo abaturage bose barimo wowe nanjye. Uyu munsi bigo nka Apple, kwa Tim Cook na Meta, kwa Mark Zuckerberg bari mu irushanwa rikomeye ryo kubaka no gucuruza VR headset zikoreshwa mu buzima bwa buri munsi busimbura telefone na mudasobwa. VR ihuriza hamwe ibikorwa byose umuntu yifuza gukora. Ikompanyi ya Meta iheruka gusora VR headset yitwa Meta Quest Pro ihagaze amafaranga angana n'amadolari ya Amerika 999.99 mu manyarwanda ni $1,300,000. Hari niyo bise Meta Quest 3 ihagaze amadolari ya Amerika 499.99 aya mu manyarwanda kabakaba 700,000. Ikigo cya Apple cyo giheruka gukora gashya tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2023. Batangaje VR headset nshya bise Apple Vision Pro. Bayishyize ku isoko tariki 2 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2024. Aho kuyigondera bisaba umugabo bigasiba undi kuko ihagaze amafaranga ya Amerika angana n'amadolari 3,499. Aya ko yavunja mu noti n'ibiceri bivunjwa mu rwa Gasabo usanga ari miliyoni zikabaka 5. Ayaguze ikibanza ku Ruyenzi na Karama Norvege inyuma ya kaburimbo. Ubwo ariko ndavuga kuri bamwe bafite ubuzima bukishakisha. VR ziri gukoreshwa mu ngeri zose. Indege z'intambara zidafite abapilote, ndavuga drone, bari kuzitwara babyitegerereza muri VR headset.
Ibi niko bimeze ku basore n'inkumi basigaye bafotora bafatana video bifashishije drone, basigaye baziyobora babirebera muri VR. Inaha iwacu mu Rwanda ikoranabuhanga rya VR rirahari cyane mu baturage kandi rimaze igihe kinini. Igice ririmo cyane ni icy'abakina imikino yo kuri mudasobwa video game. Nugira uhura nawe mu mihanda ya Kigali yambaye VR headset, ntuzagire ngo yasaze cyangwa ngo wikange. N'isi igeze cyane rwose ku buryo filme ariho zisigaye zireberwa. N'inaha iwacu mu Rwanda birahari. Byanarimba bagatwara imodoka bazambaye cyangwa bagatembera n'amaguru bazambaye. Isi dutuyemo byose birihuta ku buryo ikoranabuhanga rizarangira ari ryo ryubatse umuntu aho kuryubaka. Byatangiye mudasobwa ipima amatoni, umuntu atayitwaza ayikoreshereza hiri. Bukeye ishyirwa mu gasanduku gato kiswe laptop, bidateye kabiri ishyirwa muri telefone ngendanwa. Uyu munsi igeze mu madarubindi, aho agahebuzo umuntu akoresha mudasobwa ameze nk'uyicayemo wese. Ibi bizarangira tuba muri mudasobwa ubuzima bwacu bwose.